mutavuze ko amena Imana ibagirire neza murakoze cyane. twebwe abari muri gahunda dupfukana. Mwami Imana ishobora byose iri mu ijuru, turagushimye cyane, turagushimira yuko wabanye natwe uhereye mu gitondo, turagushimira yuko waturinze mu mayira no mu ngendo zitari zimwe, habwa icyubahiro. Turagushimira yuko utugejeje mu nzu yawe nyuma ya gahunda zitari zimwe twakoze, ukaba ushimye yuko n'uyu muhango ukorerwa muri iyi nzu wahabwa icyubahiro muri aya materaniro, kandi ufashe umuyobozi ugiye kudufasha gutunganya uyu muhango pasitoro, maze nusoza amahoro duhimbaze urukundo rwawe. Abari aha twese ugiye guturiza muri wo imbere yawe, kandi muri inzu yawe tuhavana umugisha wawe impande zose, ari umukwe ari n'umugeni twese duha umugisha, ari abaherekeje twese duha umugisha, kandi bishoje neza ukomeze guhimbazwa. Urakoze kuko twumvise, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe kugeza ubwo aya materaniro asoza, kandi ukomeze kuyobora uyu muhango kugeza ku mugoroba twese dutashe, mu izina rya Yesu. Ibyo wabwirwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza iyo ari Imana iva ku Muremyi, urugo ndetse n'amatungo, ibyo wabwirwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza iyo ni Imana iva ku Muremyi. Dore nawe yakuremeye umufasha umukwiye, iramuguha ngo muzabane iteka. Namugere terura ushimuti, Yesu yaturemeye ibyishimo, abigeza mu muryango w'abantu babiri muri Edeni, ngaho namwe mugira ibyishimo, ikiruta byose muhorana Imana. Yesu yaturemeye ibyishimo, abigeza mu muryango w'abantu babiri muri Edeni, ngaho namwe mugira ibyishimo, ikiruta byose muhorana Imana. Nicyo kizatuma umuntu asigaswe na nyina, akajya kubana n'uwo yakunze. Nawe ntare basize ababyeyi bawe, wisangira
abigiza umuryango w'abantu babiri muremeri ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhora n'Imana Yesu yaturemeye ibyishimo abigiza umuryango w'abantu babiri muremeri ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhora n'Imana amazi menshi ntiyazimya urukundo n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagaba rwose hahirwe gusoma ijambo ry'Imana wowe ntabwo nyatinda urasa no kwizihura niko baganzi bavuze Imana ibamugisha kandi umwenda Pastor akoze somanisome nziza nta muntu ushobora kurukundo kandi shimire na korali imaze kurindira Imana tutumbiraho Imana ibamugisha mbabwira hari igihombo ku basore bacu n'abakobwa bajya bishingira byababara cyane ababwira ibi birori biraryoshye ntibiryoshye none se umuntu yawijyana ntawe tugomba byinshi akagenda muri barahuye amuririmbira n'ibihungira bya nijoro namwe murebe ukuri ibi birori ntabwo binejeje reka babwire uwo kugira ngo abasore bacu bajye bijyana bajya basabirana nyamara gusabirana baze badusabe tubasezeranyirize muri salo nimara ubukwe butaye neza ariko kugira ngo bijyane bijya bigenda neza reka dushime Imana yo kubw'uyu munsi mwiza Imana yatugeneye kandi abana bacu turabashimira uburyo bitwararitse bakifata neza bakabatwereka umunsi mwiza Imana ibamugisha mbere y'uko ngira icyo nkora kuko nta bandi batwicaye hano uretse Viateri na Eme mukobwa wanjye Sashima nageze n'ubwisha turitirana muhagaze kwizera no ku mpande zombi ku matorero abiri mwamfasha tukakira abageni bacu muri iryo zina ryiza tubakiriye wiki Imana ibamugisha amen mbere y'uko mwicaye bana banjye mwicaye ngaho mudufasha ababyeyi b'umusore bahaguruke aho bicaye ababyeyi b'umusore yego n'ababyeyi b'umukobwa nabo bari ubwo busobanuro bw'ubukwe muri make rero ndagira ngo uyu muhango wera watangijwe n'Imana Data wa twese ubwo yavugaga nshuti yanjye reka nkubwire ngo uyu munsi Imana yakuremeye imufasha kukwigi sibyo byateye ese kubera akabazo k'amatsiko mu bakobwa bose bari muri karere k'iwanyu cyangwa se mu gihugu umukobwa mwiza yabari kutari kumukoraho kwezi umukobwa mwiza umutambereye mikoro nshuti yawe mumbere mikoro ndashaka ko tubwire umukobwa uruta abandi
muri Musanze yose yaba n'indi ni yego ariko niyo mu mbona babinguyu yego urukundo emerero ariko ni mubaza muziko abakobwa bavuga akajwe tuti reka baramuvugira mu basore bose umusore mwiza urenza abandi bose bari hano no mu gihugu cyose ni byateye Imana ibumvishe yavuze kandi umugeni ni ubuciro kutisha ijyanjye Imana ibumvishe reka rero twihute dusomeye Zaburi ya 28 ni amagambo ahari ku murongo wa mbere Zaburi ya 28 ku murongo waho wa mbere gasoma nihuta kugira ngo tuvuze umwete uko amasaha yadusize baravuga ngo hahirwa uba Uwiteka wese akabendera mu nzira ze haleluya ukazatunga n'imirimo y'amaboko ye uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azakumuza kubera cyane mu kirambi cy'inzu yawe ese ashimwe rya mu kirambi urahazima mu kirambi urahazi reka abagore ntabwo bamenye mu kirambi turamufasha mu kirambi ni hahandi ba mama kera bajyaga ikirambi bagasasaho uturago maze abana ngo kuko uzatunga n'imirimo ku murongo ukurikiyeho ngo uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azakumuza wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagasa ameza yawe bari mu kirambi ese ashimwe mu kirambi ni hahandi bajyaga basasa akarago maze umubyeyi agatetse ibihaza n'umutonore maze agashyiraho n'ibigori isahani zitari izaza hakiri icyo bita udukoko muratuzi udukoko agakoko urakazi maze ibihaza bakabisaza maze umutonore bakawusanza maze abana bamara kuziguza mu kirambi maze abana bakajya barya mama ari kujya agira ngo mwana ntabwo icyubahiro ku bana wampa abana ababyeyi batari babyara babiri batatu nk'ab'ingwe umwe nk'uw'ingwe aya bantu bakibyara bandikiye nagize umugisha iryo terambere ryaransize Yesu yampaye umugisha bose nababayeyo uko ari 9 abasigaye nabonaga abana bagose neza twicaye mu kirambi bavuga Imana ntabwo icyubahiro mbabwira ikibazo kimwe nigeze guhura nacyo twarariye ku manywa maze umunsi umwe ndibagirwa n'amagana ribagirwa turasuzuma dusanga umwana umwe ntawe uri mutuzi bose ngo baraha ariko se wabyara babiri ukibagirwa ko bose badahari twagiye turuka twabimaze nuko umwana ari kuza yaragiye yirukanga asanga babyara ihangane ntabwo twari tuzi ko basigaye yemye sibyo none se babiri umwe wabivuga ko bahari reka babwire ngo kubyara n'umugisha ni impano itangwa n'Imana isomo rikurikiraho umugore wawe azaba nk'umudamu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagasa ameza yawe uko ni umuntu uba Uwiteka azahirwa mu nzira ze zose Yesu ashimwe bana banjye reka mubwire ngo Uwiteka azabahe kubyara kobwa na hungu maze aba bana bazajya bagasa ameza yayo muri mu kirambi iki kirambi tuvuga ni salo ya none urumva ababyeyi iyi ni salo aho abana bicara bagasa ameza kandi mukanezererwa isomo rikurikiyeho turisanga mu gitabo ku murongo waho wa 18 kugeza 19 isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe wishimire ndetse yateye umashuti yanjye abakobwa bose bagirana ubucuti uhereye uyu munsi sinzi ubabwire kuri telefone uti uyu munsi nawe inshuti nyanshuti bayibaye uyu munsi umenye ko yemwe ariyo nshuti yawe wajya kuryama wihinahinnye uyu munsi ugiye kuryama urambi amaguru agiye kuba nyurukake wajya kugira ikonje ugiye gushyuhirizwa reka kubwire uyu munsi wa none mari kumusha hari umusore witwaga Tunezerwe twigeze kumushyira iyo ni rimwe byabyara gatatu kabiri gusa niyo bibayeho rimwe guteranya rimwe birimwe Imana igumugisha yagitsinze mu yindi mibare ari uduti ari n'inka n'ibindi ariko kuri wowe dufashe yatereri tugateranya wembe babyara umuntu
ntabwo mukiri babiri ahubwo mubaye umwe mu izina rya Yesu. Reka twihute Imigani igice cya 31 ndagira ngo ninde wamubona havuze kukiyeme umugore w'icyo mwiza ni ikibazo muriye none se abaye wowe hari ikibazo impande y'umugisha umugore w'icyo mwiza ninde wamubona ariko cyane rwose bajyana igiciro umutima w'umugabo we uhora umwiringira umutima w'umugabo we ugeze ute hari imiryango myinshi muri iyi minsi umugabo n'umugore umwe yasohoka akamukurikiza umumotari wo kumucunga aho anyuze kugira ngo amenye inzira anyuzemo. Yateye umutima wawe ujye uhora wiringira umutima wawe kandi nayo ajya ahora kwiringira. Hepfo ngo ahora amubwirira neza ntabwo amubwirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwebe intama n'ibigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, anezezwa no gukoresha amaboko. Ameze nk'ibihugu z'abagenza azana ibyo kurya bye abikuye kure abyuka kare karaki. Umugore mwiza aryamira ntaryamira. Niba umugore mwiza abyuka kare karacya turujyane none viatere niba umugore yabyutse kare karacya akajya gushaka icyo kugutunga agashaka icyo kugendera ngo bisane amagara yawe kandi ko uzi ko uburiri bugomba gusaswa none ubwo niba yabyutse kare uburiri burasasana imbere y'uko urasiguterera igiti n'abashuka imana y'umugisha ubwo n'abagabo rero muzi gusasa muzamura ibiganza rero umugabo we bakaba kumvikana benshi batari bamenya Yesu bajya bavuga ngo ni inganzwa ariko ntabwo ari inganzwa y'umugabo ni inganzwa yaganyijwe n'urwabo ukamuhindanya ariko umugabo ufatanijwe n'umugore ntabwo ari inganzwa. Yesu ashimwe. Ubu umudamu wanjye ashobora kurwara iyo yazindutse ntabwo byazana ikibazo umugore kurusonga umukora kamutanga mu rubavu ruzana agatimu maze wavuganira umudamu mwiza wo gusonga byo mabwira n'ukuri kandi noneho abyuka kare utarashya akagaburira mu rugo agategeka abajane imirimo migakwi mbese niba byateye aba ajya kilo 50 y'ibirayi ariko agahinga hegitari y'umurima nta kibazo kirimo kurya cyane ariko byatewe ntabwo ariko bimeze. Noneho igihe umudamu yanapfamura akamura urakiri arakiri reka ihute amagambo asoza mwinjiye bana banjye mu ishuri mutazigera murangiza andi mashuri urayiga akagera igihe asoza ariko ishuri binjiyemo ishuri itagira ihe mwinjiye mu ishuri mutazigera murangiza abana banjye muzagiramo ibyishimo ndetse no kwihangana muzagiramo kugira neza n'ikinyabupfura indoro nziza n'amagambo y'ineza ibikorwa bigaragaza kunyurwa no gushima bizaba ibimenyetso bigaragaza urukundo mufitanye Imana yacu icyubahiro. Urukundo rutuma umuntu ufite agahinda agira umunezero kandi urukundo rutuma inzira y'ubugingo turimo igororoka. Gushyingiranwa bishingiye ku rukundo rwo mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Ugomba kwemerera uwo mwashakanye uko yaba ari kose. Ushobora kumubwira uwo mwashakanye uti nkwemeye ukuri kose. Kumva yateye kwemeye kasaba kamubwira ko kamubwire mbese tiyemeye ntabwo ari kumva mukize mikorofone kwemeye Imana y'umugisha nawe yemeye uti nanjye mu izina rya Yesu nkwemeye ukuri kose kandi ntabwo ameze nabi inshuti yanjye Imana y'umugisha. Hebu jyange umwe muri mwe ushaka gutwaza undi igitugu. Umugabo agomba gukundwakaza umugore we kuko Kristo akora itorero. Umugore nawe agomba kubaha umugabo we. Umugabo agomba gukunda umugore we abikuye ku mutima mu gihe ushingiwe abasezeraniye mugenzi we ko agiye kuba inshuti ye iruta izindi zose zibaho. Gushyingiranwa ni urugendo rw'abantu babiri. Abo bantu rero ngo uzajya unezeza ibintu 10 ntabwo ari kuvuga byose ndavuga
umugabo akwiriye kumenya ku mugabo we. Icya mbere, umugabo aterwa ishema no kuba umugabo. Urabibisheme? Umugabo aterwa ishema no kuba iki? No kuba umugabo. Aterwa ishema no kuba umugabo. Icya kabiri gikurikiye, umugabo atwarwa bikabije n'akazi ke. Ntukemere ko Viateur asohoka mu rugo igihe akazi kamutwaye, ujye umuhamagara umubwire uti ngwino ubanze ubwire icyo ushyira hehe ku mutima, abanza asabure, ndetse n'uzi no gusama ajya ajya hanze. Kuko hano hanze dufite abagore bameze nka Delila bacunga bakareba ko Viateur yavuye mu rugo ntacyo afashe, maze akagutegera mu mayira abiri, maze inkoko yayikaranze neza, yashaka agacupa karyoshye, maze watambuka akakubwira ngo nawe ufite umutima unagana, ukahanyura uko yacunze neza akamenya ko ntacyo yaguhaye. Noneho rero iyo amaze kukugaburira iyo nkoko, nawe ukamukorera ku itako, ukamukorera kuri kofi, ukamusigira bitanu, kandi ukagomba kwisigira rero umukobwa wawe kurya, maze agacanga kakaba kamucitse kakagwamo, n'ugakoca ku isahani umusizi ugahagarara ahubwo uzi imanganye nakubaza ngo ukomeze nta kibazo, sibyo? Naho babatari impamvu rero iyo agakocoye barakubwiye ngo ni inkoko y'imicanga, maze mpaka zikagenda zikavuka. Nubona umwana muzabyara abana b'abahungu n'abakobwa, nshuti yanjye, nubona umwana yitumye, umudamu yamaze kubyara, ababyeyi muri hano muzi kujya kwagura ibyo kurya babigeza ku meza, ukabona umwana aritumye kandi umugabo umaze, sibyo muri mujya mubibona? Umugabo rero utagira gahunda aratangira akadoza umuti ngo ntabwo ndi burire mu mwana, mbese umwana mwubyaranye. Niba yitumye ihangane, komeza urye, utegufunga n'amazuru, kuko ni akana kavuye muri mwembi. Rero nshuti yanjye, umugore anezezwa no gushira kandi Viateur ntukemere ko yasura ukwi mu mbuga nawe akavuga kageretse ku kameze gake, kandi aya mabere abereyeho konsa. Akazi uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, dusezeranije ko nta wundi mugabo uzigera guharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzamara iteka kandi twizeye ko ntazigera ntezuka gukunda. Amen. Hallelujah. Viateur abaye umugabo wa Aime, na Aime akaba ari umugore wa Viateur, kandi ikimana yahuje ntakagire ubitandukanye. Imana ibamugishe. Reka twabikore famille dusenga. Turagushimye data dukunda uri mu ijuru, turagushimye mwami wacu, tugushimiye uburyo ukomeje kuturinda, tugushimiye impano nziza waduhaye, impano y'ubukwe, tugushimiye imigisha myinshi ukwiriye kugusukira uhabwa icyubahiro. Gushimiye ko aba bana bawe bombi Viateur na Aime bafatanye mu biganza, bahamije imbere yawe n'imbere y'abantu bangana batya ko bagiye kubana iteka. Data mwiza, uzabarinde ibishaka ibyo mu buzima, uzabarinde abatayikuri basiriho, maze urugo barwubakwa nawe rugakomera, tuzashima izina ryawe. Tubasabiye imigisha y'uburyo bwose, tubasabiye umugisha wo kuzabyara ahubwo nakobwa, tubasabiye umugisha wo kuzagira umugisha mu myaka bayiga mu butaka ndetse mu matungo bazagerageza korora, kandi icyo bazagerageza gukoraho cyose uzagira umugisha mwami wacu. Uzabaho umugisha wo kubana n'abaturanyi neza, uzabaho umugisha wo kubana n'abandi bantu bose neza, kandi ibikorwa byose uzabaho amaherezo meza yo kuzaboneka mu bwami bwawe. Urwo rwabo turusabiye ngo ruzakomezwe nawe, kandi ubwo binjiye mu ishuri batazigera barangiza, bazigiramo byinshi uzabashoboza mwami wacu. Kandi uyu munsi turakurangije kugira ngo tubashe kugendwa nawe, kuko watashyize ubwo bw'ikanda y'Igalilaya ariko ubutaha ubukwe bw'abana bawe, maze ubarinde kirogoya, ubukwe bugasoza neza nta mpanuka zibaye. Turashima urukundo rwawe. Ngaho rero komeza ubane natwe, kandi ukomeze kutubwira ubuntu mu izina rya Yesu.
Jyewe w'urukundo mbarikiwe nsezeraniye wowe twagira Yesu Kristo kubera umugabo kandi mbarikiwe. babaye umwe. Urumuri rudacanye niyo magambo itabaza ishushanyije nuko umwanya ubwo muri buze kureba mwaha umwanya nkaza gutarama yego murakoze cyane ngira ngo mwakongera mukabashimira mwakongera iki gitaramo bamfashe banze mbashimire icyicaro cyiza mwaduteguriye mbashimire uko mwatwakiriye mumfashe dushimire umuryango. Nyakubahwa François rero yego nk'uko nari mbibasabye ngize ngo dutarabe buriya rero njyewe ntabwo nkunda kwicara ngifite ubutumwa nkunda gutanga ubutumwa ubundi narangiza nka mu minsi ishize ubwo mwazaga iwacu mu muryango wa Fabiyani murabyibuka mwaje mutugana muri umuryango mugari mudusaba umugeni witwa Urukundo Marie Aimé yego mumusabira umuhungu wanyu Viateur Aimé ku munsi nk'uyu yego ku itariki nk'iyi ndetse no ku isaha nk'iyi. ni ukuri ko byagenze rero uyu munsi icyanzinduye kugira ngo twagize amasezerano twasezeranye kuri urya munsi. yego rero ntatinze hari igihe nawe waba uri gusa akubwire niba ari we ko tugira abayeme benshi ushobora gusanga umumvera amashyi na Viateur ngira ngo uramubona Aimé. turifuza ko rero umuryango wa Rutica umugambi umuryango wa Rita Fabien uko twareze Aimé namwe mugakomerezaho uko tumubahaye nta musara afite nta nkuba afite bizera ko namwe wanyu bitabaye natwe ntibibaye namwe ntibibaye. nguwo rero Aimé nguwo umugeni mwadusabye niwe twaje tubahekeye ubutumwa bw'umuryango bwa ubwo ngubwo twagira ngo tubashikirize umugeni mwadusabye. murakoze mwakoze cyane rwose amashyi menshi. umuhobe rufunge bukwasi nuwawe cyane amashyi menshi yego murakoze cyane yego ako ngako nako nari nkabafitiye ndakabasengereza ngira ngo rero ni umwanya wo kwakira impano n'ubundi vuba burya hari umugani baca imfura na se bagenza bataharya barangana iyo bavuze kungana rero batambuka kimwe. mukenera uburyo bwo kuvuga mutwemere tubahereze indangururamajwi abashaka kuvuga rwose turebahereza umwanya wabo yego murakoze twamuha umunota murakoze cyane basubiye mu myanya yabo. nyirakuru wa Aimé rero nyirakuru wa Aimé akavuga ati ndifuza gutanga impano. nyirakuru wa Aimé impano nziza cyane urani nyirakuru wa Aimé itorero rya Rusiza aho Aimé iyo ari mu kazi asengera itorero rya Rusiza rwose itorero rya Rusiza bihute kandi barakurikirwa na dorokasiyo ku itorero rya Ruhanga itorero rya Rusiza. turashimira Imana ko igize neza izina ryayo rihabwa icyubahiro. turabashyigikiye nk'itorero rya Ruhanga rero wadutumye ngo muzabyare muheke mugwire mwororoke izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amina namwe murakabyara. abarimu bakorana na Aimé kuri groupe scolaire
Buhengeri nabo rero barakoze cyane rero. Aba bose turakorana, hari n'abandi ubwire bwafashe barataha. Yego, igihe kigeze rero twarateranye usanga muno hari n'ibaruwa Emeni n'umukunzi we azafatanya kuyisoma ikaba nizeza. murakoze cyane. Amen, urakoze cyane. Murakoze cyane. Yego, murakarama. Ngira ngo rero hari umukozi n'ubundi ubana namwe umunsi ku munsi ubunganira, reka tumwemerere nawe yakira indangururamajwi nguwo wamfasha kumuriza indangururamajwi uwo. Yego, arakoze ngaho nakange gukora amasuku bose. Yego rwose. Ariko nanjye nkamba muhagarariye Kamana Vedaste. Emero turakorana kandi turafashanya mu buryo bwose y'imbano kamuteguriye. Urakoze cyane. Korari abashakashatsi bitinda, korari abashakashatsi munyemerere rwose mwihute mutange impano kuko mwayiteguye vuba vuba. Kwisa murakoze cyane. Yego, twarangiza kubafotora ubu ngiye ndi gufotora muhambe Habyarimana Leonard rwose weho n'umuryango. Manishimwe Samuel ari he? Aba ni mama Manishimwe Samuel arakoze cyane. Uwo bita Kade ari he? Kade rwose mu gihe ataraza niko dutinda nyine. Turishimye cyane nk'umuryango mugari wa Groupe Scolaire Saint Mathieu. Twishimiye umuvandimwe wacu Twagirayezu Viateur, turamushyigikiye kuri iyi ntambwe yateye. Ibiri imbere nibyo byiza, ubushishozi bwakuranze mu kazi, kwigengesera, ngira ngo ni impamba zizagufasha mu buzima bundi ugiye kujyamo. Nk'umuryango mugari wa Saint Mathieu, aho Fata Charles niyo nteza atari turamuhagarariye, ubutumwa turaza kubumugezaho. Turishimye cyane kuba wateye ino ntambwe uyu munsi. Turakwishimiye, turakwakiriye mu buzima bushya. Urakoze cyane rwose ugiye kujyamo. Urakoze cyane. Ngira ngo naka gafoto bakibitsaho. Murakarama. Reka twakire barumuna cyangwa se abavukanyi ba Amen. Namwe mwigira bugufi mwihuta cyane nta kundi musanzwe mugenda. Aba ni abavukanyi ba Amen. Hari abandi bari kugira gutya akanyeruka akavuga ati apfa kwakira impano. Murakoze cyane. Yego, nagukunze cyane. Aba rero ni abavukanyi ba Amen bakavuga bati mwana wacu, mukobwa wacu, urugo rwiza tukwifurije ishanirwe. Murakoze cyane. Yego, ariko disi bazi gutanga impano mu buryo bwiza. Hirya mu gikoni ariko impano yabo irahari ni nk'ibisanzwe pe. Basuhuza wisubirireyo. Impano yabo irahari ijana ku ijana. Nshobora kuba ntari ku rutonde ariho arakora ahantu handi undi kugira ngo iyi foto inyureho. Tanga impano dukubute. Abari ba nyirasenge wa Viateur bambaye neza, bambaye nka korali twarangije dini niko kubipa. Yego, korali impano yipanze neza, baripanga rwose bakavuga bati kwifotoza muzabireba no kuri launch cyangwa se kuri album. Zamura iyo mpano gatoya Viateur, murakoze cyane. Musubire mu myanya yanyu namwe mutanga impano mwihuta kugira vuba. Ariko burya ubukwe ni bwiza, buba burimo abantu benshi kandi batandukanye, nabo ntabonye nabo nabonye. Mucyo hirya namwe mutanga impano, mwicire hirya.